utariye nawe wacaho ugomba kurya ugihari utazazira inzara ubuze ikintu cyo gucaho utazicwa n'uburoro bw'inkoko. Anyway, so mutabona gutya wenda twishimye ntaguciye mu ijambo. Iyo umuntu yaduhaye ibyishimo nk'uko nguko tuba tugomba natwe kugaragaza ko adasize icyuho kibi mu bantu. So rero kubona abantu hano bishimye uko twagiye tuza mahoni n'iki ntabwo ari uko wenda harambuka twari turimo, ariko byaba n'ibirori byo gusezera umuntu mu byishimo aho kugira ngo bibe amarira tukamuselebrating. Iyo uvuze riryo uvuga jya wongeraho nyiri biryo. J yari itafari rikomeye muri industry yo mu Rwanda ya muzika, kubera ko ni mu bantu batangije injyana ya hip hop. Uzi ko tukiga muri secondary twese kera turi abana, wenda ku giti cyanjye numvaga nshaka umuraperi nkaba nka J, nkaba nka Tough Gang. No, n'abantu bakundishije abantu indi njyana. Twari dufite abantu baririmba barafiki Miss Jojo benshi, ariko nyuma haza kuza abahungu bashya bakora ibintu bidasanzwe, kuko duhora tubona nyine njyana zivuka kuko babona wenda ngo trap n'ibiki muri iki gihe muri generation. J rero ari mu bantu batangije urugamba rwa hip hop. J yakundaga kunyita ngo Zairwa, kunyita ngo Zairwa like nyine gutyo. Kwa kuno umuntu akubona nyine buri munsi ukunda icyangwe nk'ibyo, urakazayirwa wowe nk'ibyo. Hari amateka nyine ufite, hari ibintu buhuriye n'umuntu muganira brag nyinshi. Yakunda kunyita Zairwa cyane iyo twabaga turi kumwe n'ibiki. Ikindi nazibagirwa n'urugendo tugize gukorana tujya muri concert kure cyane, hano kure cyane bitazabugarama Rusizi yo kure. So wari umuhanda muremure. Reka nanjye ngusuze nkifuriza ibihe byiza ndetse nkifuriza gukomeza akugubwa neza ahangaha. Niba ujya usura iris.rw cyangwa se iris.rw, ahangaha ni ibyishimo cyane. Rero ni umunsi navuga ko udasanzwe, dore ko twagize ibyago byo kuba umuhanzi wari ukomeye. Aha rero ngeze ku bandi bahanzi nabo ndetse n'abantu baba mu ruhando nyine rwa sinema n'ibintu bitandukanye. Harimo abasore b'inkorokora, harimo abafite tattoo, harimo ngira ngo abazi Eduse no musore twaramubuze amazi iminsi adakora ariko yagarutse. Ndi kumwe na Lil G. Reka dutangire. Iyo uvuze riryo uvuga jya wongeraho nyiri biryo. Lil G gumana mikoro gatoya nta hantu nari najya. Lil G ibintu bijyanye n'ibiryo bro, niyo muntu posting ibiryo. Utariye nawe wacaho ugomba kurya ugihari utazazira inzara ubuze ikintu cyo gucaho utazicwa n'uburoro bw'inkoko. Anyway, so mutabona gutya wenda twishimye ntaguciye mu ijambo. Iyo umuntu yaduhaye ibyishimo nk'uko nguko tuba tugomba natwe kugaragaza ko adasize icyuho kibi mu bantu. So rero kubona abantu hano bishimye uko twagiye tuza mahoni n'iki ntabwo ari uko wenda harambuka twari turimo, ariko byaba n'ibirori byo gusezera umuntu mu byishimo aho kugira ngo bibe amarira tukamuselebrating. Kabisa. Navuga ko burya guherekeza umuvandimwe ni bimwe mu bintu by'inshingano zacu nk'abantu. Ikindi abantu bumva dutangira duseka bro, ntabwo guheranwa n'agahinda ari ibintu byangombwa buri munsi. Exactly. Lil G mera mikoro Eduse. Edu bro mbo kabisa meze neza. Sa nkuva n'agapfukamunwa abantu barebe ko ukiri wa wundi. Fresh kabisa. Ni sawa bro, kudasohora indirimbo ako Lil G wamubwiye umusore agasohora indirimbo man. Imiziki ko tuyihorana bro, turayihorana. Ntabwo heruka ku uploading. Tumaze iminsi mu bintu byinshi, tuvugiye mu bintu byinshi kubera imiziki tubikora nyine for passion, kuko ni Imana duhaye tugomba kuba Abanyarwanda ibintu byinshi. Ariko ni sawa. Aba abakunzi bawe indirimbo irasohoka ryari bro? Very soon. Hari ibintu byinshi. Amerutse kukwakira mu minsi yashize, ngira ngo nibwo wambwiye ko uri gukora projects nyinshi ziryoshye. Nakazi nkuko ubyuka ujya kuri BTN buri munsi bakubona. Nakazi muziki, nakazi duhora muri office, duhora dukora bro, nta kibazo. Ni sawa ariko fresh kabisa. Always good. Mera mikro uwo musore umupapa ameze neza. Tangira utwibwira. Turakuza ariko abakunzi ba Iris TV bamenye ngo turi kumwe nani. Naguye muri genge nyaki amatu ni Diamond ni Platinum American boy. Murakoze. First of all ntago nishimye kubera twagize ibyago
twabuze umuvandimwe Jepoli atuvuyemo akiri muto ku myaka 32 cyangwa n'itatu, ni imyaka mike cyane. So twatunguwe cyane uko ubibona, tutagiye muri entertainment, Jepoli agiye dutunguye cyane. So he was a legend, yazamuye hip hop nyarwanda, azamura music nyarwanda. Ntabwo navuga byinshi, ibyinshi biri mu tangazamakuru, buri wese avuga ibyo ashaka, ariko Jepoli agiye atunguranye cyane. Hari byinshi yari afite gukora ku muryango we, ku banyarwanda muri rusange, kuri umuziki nyarwanda muri rusange. So twatunguwe, nafungira aho ngaho. So njye nitwa Kevin, nkaba ndi umuntu watangiranye na entertainment nyarwanda wera 2007, kuva kuri The Band, Medi. Ntabwo ndi manager Lil G, ntabwo ndi manager wa Edus, ahubwo nafashije abahanzi muri rusange. Nugera mu birunga nakubwira amateka cyane burya ari umuntu mu birunga dayana kusari utimi kugira umunsi ngaje zacu reka ngwembe. Alright, so no kugira ngo tuintroducinge neza urumva umusaza nugera hariya nako wowe uzafarte bije yo gutembera gusa, ubundi umurebe azakwereka ibyiza byose bitasa u Rwanda. alright, so oya nishiti tureke blague, like he's a friend to every artist. alright, so icyo nagira ngo mvuge, ngiye nkora tourism, ariko nkakora na gerageje gufasha music industry, umuziki kugira ngo tuzamure nkuko tuzamura tourism industry, so music industry. Yeah. Reka ngashiremo kugira ngo bigende neza. Alright, so anyway, nagerageje gufasha abahanzi nyarwanda kugira ngo ibihangano byabo bimenyekanye hirya no hino. Abahanzi nyarwanda abahanzi basonza ari kubera Kevin. Yes, abenshi nk'aba banizo ntanzara bagira. So icyo navuga kugira ngo dufungire hano, Jepoli yari umuvandimwe wanjye, Tough Gang, ku ndirimbo ya mbere yabo Tough Gang, nagerageje kubafasha mu byo nari nshoboye mu buzima buri down. Actually ibyo avuga nibyo, nuko tuba dutebye, ariko nuko Kevin has been a good friend to every artist, kandi turanabimwubahira. Niyo mpamvu burya iyo umubona gutya abanza kwiintroducinga kandi ari kumwe n'abantu bazwi, ntago ari kubera yuko wenda cyasa hari cyaduhonga cyatwe tumuhonga, nuko nubundi hari this cycle that we keep around us. So by the way, ngiye nkora ubukerarugendo, ariko nafashije umuziki nyarwanda. Hari no mere hasi, mere ku muziki nyarwanda ugitangira kuva 2005 nka Madiba, wahera kuri The Band, Medi. Ibyo it's behind the scene, that behind the scene, ariko guhera kuri The Band, Medi, Norris, abahanzi bakomeye uzi mu Rwanda babayeho, everyone. Masamba murwanyeho. Masamba, he's my brother, ntago namurwanyeho, but ndavuga abakoraga, nagerageje kubafasha. Abo RDB zamuye igihembo. So RDB kwiye kumuha igihembo, baranakora. Turi hano for Jepoli, Imana imuhiruko ridashira. Thank you so much. Ari uri kungangiriza ikiganiro. Yeah. Kumwe n'undi musore na abarase. He's my cousin, Yannick. Turaziranye. Ariko mu kiganiro ntago Yes. Uyu musore rero, uyu musore ubundi umwambitse ijipo ukamwogosha ubwana, ariko turi muri braga mwintroducing Ibyo bintu buvuga, are you serious? ni braga zacu turabizi. Yani umeze neza. Ni sawa bro.
yaravunikaga agishekinga aranatwekinga. Yeah, he's the best twerker. Ba broski meze neza kabisa, meze neza ndakomeye alhamdulillah. Bro heruka kuvugana na Ben. Ndumva hashizemo igihe ariko turavugana n'umujama n'umugenzi. Ntago ari igihe kirekire cyane, ndumva ari nk'amezi. bene nikuze ya Nick Atubaza bigize abakuze. Ari ibintu bari nka. Bari kwigira abafamiliye. Nyine urumva ni urukundo tu. Burya reka mubwire iyo umuntu akwisi muvandimwe we nuko haba harimo ikintu mo hagati cyanyu. Ya aba ari inshuti yawe nyine bikarenga kagera aho kwita umuvandimwe. Kandi urumva ntago ari ibintu byoroshye tu, sibyo se? Ubu kugeza ubu Yannick ushobora gukora umuziki wakoraga kera wakwiterwa bro. Oya talent ntago igizima bro. Talent ntago yazima nabikora ariko ubu ngubu nyine kare yarahindutse gatoya ahubwo nabyigisha abandi abapeti bakizamuka n'aba cyayazi cyane rwose. Hari indirimbo bita talent ntago yapfa kugenda broski. iyi talent ni style y'umuziki ngo nabe ari amapiano wenda amapiano ziriya ni dance ziza nshyashya. Urumva umuntu ari adapta gatoya zigahita ziza tu. Sure. Yeah. Alright. Edu ni wengezeho fata cya cyuma nkubaze. Edu yo indirimbo yawe nshyashya bakubwiye tukoreshe Yannick abyinemo wabyemera? Yannick ndabyemera kubera ko turahorana day by day. Urumva mbamuzi tubamuzi cyo bakeneye ni practice nyeya kuko ibintu byose bimurimo ni talent arayigendana. Sha namushiramo kubera ko ahubwo yaba hashi. Yannick mbonye yambaye n'impeta ba Yannick yarahindutse yadohotse yatuvuyemo yadohotse ariko nibyo yatuye yakoze ubukwe man agomba kudohoka ni fresh guys. Broski sicyo bivuze waradohotse umaze igihe ariko ni sawa kandi afite famille nziza cyane arakuze kabisa. Imyaka afite irabimwemerera. Apo kibyina Ben ntago ajya kunanyitaho. Bari cyamamare kabisa. Bro ninde muntu wagutsindiye akoze Edu kutambariza uyu musore Yannick? Broski bwira abanyarwanda bawe ko wahindutse. Koko abakobwa bari kureba ari Steve akakanya ndabizo batangiye bati metisi wacu urumva umusore wabyiniye de Ben. Ushaka kumenya iki Broski? Bro ninde wagutsindiye hari ryari? Nakoze ubukwe tariki le 27 juillet 2019 mu kwa karindwi. Urabukoze? Abana ndabukura pipi. Kandi mfite abana twarakuze man twarakuze. Urumva showbiz twatangiranye n'abahanzi be kugenda batuvamo boro muri za 2008 2009 2010 urumva. So urumva bacemo igihe abantu bagenda bakura. Uyu munsi rero twabuze umuntu ukomeye mwakoranye wenda reka tujye kuri point neza. Turi Rusororo twaje gushyingura Jay Polly. Bro urupfu kuri wowe ruvuga iki? Rusobanuye iki? Warusobanura gute? Cyangiye urupfu nta kintu kirekire nta rusobanura kuko ni ikintu twese kizatubaho. Ni ikintu ni destiny. Ni ikintu buri muntu wese kizamubaho. Ngewe ndumva nta gisobanuro cyanyacyo nagiheza nyine n'urupfu. Bigeraho umuntu agapfa akagenda. So kandi nuko biba bigoranye kubyakira ko bibaho ariko burya Imana ikugirira ubuntu ukakira urupfu ko rubaho byaba ari ikintu gikomeye yabigukoreye. Edu Jay Polly tuvuye mu Jay Polly yari iki kuri muzika nyarwanda ndetse by'umwihariko no kuri Edu Softman? Jay yari itafari rikomeye muri industry mu Rwanda ya muzika kubera ko niwe mu bantu batangije injyana ya hip hop. Uziko tukiga muri secondary twese kera turi abana wenda kuri ku giti cyanjye numvaga nshaka umuraperi nka Jay nka Tough Gang no n'abantu bakundishije abantu
indi njyana twari dufite abantu baririmba barafiki ba Miss Jojo benshi ariko nyuma haza kuza abahungu bashya bakora ibintu bidasanzwe kuko duhora tubona nyine njyana zivuka kuko babona wenda ngo trap n'ibiki muri iki gihe muri generation Jay rero ari mu bantu batangije urugamba rwa hip hop so ni icon ku muziki ni icon ku muziki kubera ko wanabibonye mu kumuherekeza kwe nubwo wenda byabaye mu bihe bitari byiza byo kurinda COVID-19 ariko Jay yari kintu kidasanzwe ku muziki nyarwanda kuri njye rero namufataga nk'umuntu w'inshuti kuri inshuti duhuje akazi hari byinshi namwigiyeho naje mu kibuga nkimusangamo ari ba grand frère banjye hari urugendo nyine rurerure twakoranye ingendo nyinshi hirya no hino tugira ngo teze umuziki nyarwanda imbere so Jay rero Imana imwe kuri dashira nubwo asize icyo gikomeye cyane mu muziki nyarwanda ariko hari benshi yigishije hari benshi yatoje hari benshi inspire hari n'abavandimwe bandi bagisigaye batangiranye iyo njyana reka dusigasire ibikorwa bye tugumane nk'ibikorwa bidasanzwe kubera ko n'umuntu wahinduye industry bakundisha abanyarwanda benshi message ze murazumva murazizi n'ubu ngo tuzakomeza tubyumve nta kundi uyu muntu yagiye bayagiye ariko tuzahora tumwibuka Jay he's a legend kabisa iyo uvuze ngo legend ushatse kuvuga iki kugira abakunzi bacu basobanukirwe umunyabigwi ni umuntu nyine ufite ibintu yakoze bizwi Jay n'umunyabigwi bwa mbere uhura nawe na Jay Polly n'iryari Jay duhura bwa mbere nk'umwana warimo arazamuka mu muziki ni mu concert guhura mu man harya ngo nawe urahogoza like nyirwa kundi urumva ndumuririmbyi ndumuraperi ariko Jay nubwo yari umuraperi ariko Jay yari n'umuririmbyi mwiza Jay yarazi kuririmba yari umuraperi mwiza yari umuririmbyi mwiza urumva rero hari ibintu byinshi byatumye nyine duhuza umunsi wa mbere tubonana twahuriye muri concert igisenyi nkeka ko yari launch ya Grace no twahuriye nari mfite indirimbo nk'ebyiri ziri gutrendinga hanze abantu bazikunze so no twahuriye biba byiza urumva iyo connection nyine umunsi wa mbere yari sawa kuva icyo rero tukatunaganira dupanga gukorana akambwira ati mfite akaririmbo ariko waririmba mumenye gutyo byinshi ko hari n'imishinga myinshi nari mfitanye nawe ariko wenda agiye kare ariko niko biba byagenze nyine Imana niko iba yabihisemo ariko Jay yari umuntu mwiza bro Jay Polly umbwiye ibintu nyine igihe mwahuye ibintu byinshi kuri we ariko hari ibintu kimwibukiraho uyu munsi nibihe kibukira kuri Jay Polly ikintu nka kimwe cyangwa bibiri kimwibukiraho na n'ubu Jay yakundaga kunyita ngo Zairwa inyita ngo Zairwa like nyine gutyo kakuri umuntu akubona nyine buri munsi ukunda icyangwe nk'ibyo urakazayirwa wowe nk'ibyo hari amateka nyine ufite hari ibintu buhuriye n'umuntu buganira brag nyinshi yakunda kunyita Zairwa cyane iyo twabaga turi kumwe n'ibice ikindi nazibagirwa n'urugendo tugize gukorana tujya muri concert kure cyane bitazabugarama Rusizi so ari umuhanda muremure twagize ibihe byiza brag ze y'umuntu ukunda gusererezanya cyane tebya ariko byose bifite abantu biganisha biba bimininga ikintu kinini cyane yari hambo ku bantu so ni byinshi kuri Jay Polly bavuga byinshi kabisa bro uri kumwe na Jack B aka kanya Jack B ni umwe mu bantu babyiniye abantu benshi yabyiniye muri Bad Boys ni umuntu nawe ukomeye wabanye na Jay Polly igihe kinini mu mpere mikro zatara Jack mu mpere mikro zata Jack iminota kumwe rero na Jack B Eduse niwe umumaye n'umwe mu bastar babayeho muri iki gihugu dore ko Bad Boys ari itsinda ryari rikomeye Jack B umeze neza Jack B afite agahinda birumvikana kubura umuvandimwe wa buri munsi ni ikintu navuga ko kitoroshye Jack B rero utorohewe ufite feelings zitoroshye twese turababaye avuga ko ari ikintu kitubabaje kandi koko bitoroshye Jack B rero ukiri kurwana n'amarangamutima kugira ngo atuvugishe ibyo bintu ntago biri kumukundira neza ariko mu kwizera burya n'Imana nayo ibiri hafi yacu irimo idufasha kuba twaba muri ubu buzima tumusanze mu modoka nubwo ubona nyine
byamurenze kuba asize umuvandimwe we Rusororo n'ibindi bintu